urubuga rwashyiriweho abantu uwo ari we wese wifuza gutangira ubucuruzi kuri interineti, waba usanzwe ubikora cyangwa utabikora, buri wese ahangaha arahisanga. Tudatinze rero, reka turebere hamwe web affiliate icyo ari cyo. Turabivuga mu magambo 6, hanyuma turajya gusoza umaze kumenya ibyo ari byo. Icya mbere, nibavuga web affiliate uzajye wumva amasomo ni amasomo atangwa muri web affiliate, ni amahugurwa yoroshye gukora, harimo ibintu bigiye bitandukanye. Ahangaha barakwereka ko habamo amasomo cyangwa se live classes cyangwa se webinars 52, hakabamo n'ibikorwa cyangwa se imikoro ijyanye n'icyo barimo kwigisha. Nibavuga web affiliate uzajya wumva website. Iyo bavuze website nziza, bagira urubuga rwiza, platform yitwa Siterobex. Ni platform ugatangira kumenyera ibya interineti, uko bikora. Ni ukuvuga ngo umuntu ushaka gukora ubucuruzi kuri interineti bigusaba kugira website. Rero web affiliate igira platform bita Siterobex y'ubuntu, aho utangira kwimenyereza gukorera kuri interineti. Nibavuga rero web affiliate uzajya wumva website. Ikindi cya gatatu, nibavuga web affiliate uzajya wumva hosting. Ni iki? Hosting ni bya bindi wakoze, ya mirimo iyo ari yo yose ukorera kuri interineti, aho uburyo ibikwa. Ahangaha barakwereka ko web affiliate wongeyeho WordPress ni hosting nziza cyane ku isi yose, yoroshye gukoresha kandi ikora neza cyane, idasaba ubumenyi buhambaye kubuza ikintu kijyanye n'ikoranabuhanga. Ahubwo WordPress irakorohera, n'urubuga rwubatse wowe ukaza ukora. Nibavuga web affiliate uzajya wumva domain. Ni iki? Domain ni ya magambo agutandukanya n'ibindi. Iyo bavuze domain ni hahandi twumvamo urugero .info, .net, .com, .org. Izo ni zo bita domain. Nibavuga web affiliate uzajya wumva ahantu ushobora kubona domain nziza ushobora kwifashisha, kandi domain ibasha kugufasha nawe kumva uranezerewe. Hano barakwereka ko miliyoni nyinshi cyane zihari nka domain, aho bakwereka ko ushobora guhera ku kintu icyo ari cyo cyose, hanyuma ukagira domain yawe. Barakwereka ko domain, kugira ngo ubone domain name wishyura $13.99 ku mwaka gusa. Iyo cyo bita domain. Nibavuga web affiliate uzajya wumva domain. Ikindi cya gatanu, nibavuga web affiliate ni community. Nibavuga web affiliate uzajya wumva community. Ni iki? Community twabyita mu Kinyarwanda nk'umuhana. Ni ukuvuga ngo umuntu agubwa neza yari ahantu hari n'abandi, iyo yisanga mu bandi. Rero niba ushaka gukora ubucuruzi bwawe, ni ngombwa ko uri kumwe n'abandi bakora nk'ibyo ukora, bakugira inama, bagufasha muri byose. Ahangaha baravuga ko ni community nziza, aho iyo ukeneye kugira ngo utere imbere, community ikwitaho. Tekereza nawe uri mu muryango, buri wese ukabona arimo arakwitaho, aragufasha amasaha ayo ari yo yose mu gihe ukeneye ubufasha. Ngira ngo nta muntu utakwifuza uwo muryango.
barakwereka ko iri active amasaha 24, iminsi 7, wigiramo ibintu bigiye bitandukanye, ubaza ibibazo bitandukanye, ugasubizwa nk'uko ingero ziri hano ubibona. Rero ni Web Affiliate ni community nziza, aho bakwereka ko igizwe n'abantu bavuye mu bihugu 195, ikaba igizwe n'abantu 800,000. Urumva ko hari abantu benshi baturutse imihanda yose. Ikindi cyiza hano ni ukuvuga ngo muri gahunda ubundi isanzwe yo kwiga, umwarimu umwe aba ari mu banyeshuri benshi, ariko hano ni ukuvuga ngo uri umunyeshuri umwe ufite abarimu benshi. Urumva ko ari approach nziza cyangwa se uburyo bwiza ushobora gutangira, bivuga ngo ufite ku gisubizo kimwe, ufite ibisubizo birenga kimwe bitewe n'icyo ushobora guhitamo cyangwa n'icyo wabashije. Iyo ni community cyangwa se umuhana. Bavuga Web Affiliate, uzajya wumva kugera ku ntego, success. Nta kintu na kimwe, byaba ari byo twavuze, amasomo, website hosting, domain na community, ibyo byose ubifite ariko nta ntego yindi ihari, icyo gihe ibintu ntabwo biba bimeze neza. Ariko intego ya Web Affiliate ni ukugira ngo utangire ukore cyangwa se ubone amafaranga kuri online. Niyo success, niyo ntego. Barakubwira ko buri munsi ushobora kugira intego wagira, yaba $10, $100, $1000, byose birashoboka. Harimo abantu benshi rero bagenda batanga ubuhamya z'ibyo bagenda bakora. Rero nibavuga Web Affiliate, uzajya wumva abantu bagera ku ntego, wumve ko Web Affiliate ni ahantu ibyo watangiye ubona umusaruro wabyo. Muri make rero nicyo Web Affiliate icyo ari cyo, kandi wakoze ibyo byose rero bizagufasha kugira ngo ubucuruzi bwa kuri interineti bugende neza. Murakoze.